Haleluya, haleluya. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuhuje ababyawe bwa kabiri, Imana yo mu ijuru ibakomereza amaboko. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 5 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru itugire neza. Umurimo wese wakora, titire yose waba ufite, utari umukristo, utarabyawe bwa kabiri, ntacyo byakumarira. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ndabasuhuje rero mwebwe ababyawe bwa kabiri, Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ndabasuhuje abaririmbyi ba ADPR batsinda, abaririmbyi bakorara abarindire, korari Seeking, korari Byiringiro, korari Ijwi ry'Impanda, korari Amazamuka, Benezeri, korari y'ababyeyi, korari Nibature n'abandi bose bakora umurimo w'Imana. ADPR batsinda, Imana yo mu ijuru ibakomereza amaboko. Ndabakunda cyane, Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ijambo rivuga ngo Imana ibakomereza amaboko ryanditse muri Bibiliya mu gitabo cya Nehemiya ibice 3 umurongo wa 9. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukozwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Imana yo mu ijuru ibakomereza amaboko. Iryo ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Nehemiya. Ba Tobiya, ba Gishemu, ba Sanibalati bifuza ko umurimo w'Imana utakomeza gukorwa, utakomeza kubakwa, ariko arasengera avuga ngo Mana yanjye ukomereza amaboko. Mubyeyi, Imana ikukomereza amaboko. Umukobwa, Imana ikukomereza amaboko. Umusore, umukecuru, umusaza, Imana yo mu ijuru ikukomereza amaboko. Nimba warabyawe bwa kabiri ukaba ubyiyumvamo ko wabyawe bwa kabiri, Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ijambo ry'Imana Imana yampaye muri aka kanya kugira ngo tubiganireho ni ijambo rikomeye cyane. Nubwo ijambo ryose ry'Imana riri mu gitabo riba rikomeye kuko hari impamvu riba ryaranditswe. Ni ijambo ry'Imana ngira ngo tuganireho riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 1. Ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana yo mu ijuru dukomereza amaboko. Pawulo yandikira Abaheburayo arababwira ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Mubyeyi, hari ibyo wumvishe ku wa kabiri mu masengesho. Muririmbyi wakorara abarindire, hari ibyo wumvishe ku wa kane mu masengesho. Byiringiro, umuririmbyi wa Byiringiro, hari ibyo wumvishe mu materaniro, hari ibyo wumvishe mu masengesho, hari ibyo wumvishe ku munsi wo gusenga kwanyu. Korari Seeking, hari ibyo mwumvishe, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe. Imana yo mu ijuru ikomereza amaboko. Ibyo wumvishe ubiha agaciro. Wabyumvishe uri mu masengesho, wabyumvishe uri mu butayu, wabyumvishe mu nzozi Imana igusanga ikuganiriza. Ibyo bintu ntubirekure, ibyo bintu ukomeze ubiha agaciro, ntubireke. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Hari impamvu wabyumvishe, hari impamvu byanyuze mu matwi yawe, hari impamvu wabisomye, hari n'impamvu aka kanya iri jambo ry'Imana rikugezeho. Umukristo muvandimwe rero ndagira ngo Imana yo mu ijuru igukomereze amaboko kugira ngo udatembanwa. Ibyo wumvishe ukabireka, ibyo wumvishe ukabyirengagiza. Imana yo mu ijuru tugire neza. Iri jambo ndabizi abantu benshi cyane rirabageraho. Abo mu majyepfo rirabashyikaho, amajyaruguru, uburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, hirya no hino ku isi abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Iri jambo Bibiliya ni imwe, nubwo yaba yanditswe mu Gifaransa, nubwo yaba yanditswe mu Giswahili cyangwa mu Cyongereza, ariko ijambo ry'Imana ni rimwe. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Byumvise ni byinshi, ariko Imana igukomereza amaboko kugira ngo utabyirengagiza ukabireka. Imana yo mu ijuru tugire neza. Hari impamvu wabyumvise mbere y'uko insengero zifungwa, hari impamvu wabyumvise mbere y'uko ubutayu bufungwa, kugira ngo ubimenye mbere na mbere, kuko Imana igireberera abantu bayo. Imana yo mu ijuru tugire neza.
turagira ngo rero nimba warabyawe ubwa kabiri weke kwirengagiza ibintu byose wumvishe Imana yo mu ijuru tugire neza. Niryo jambo nagira ngo tuganireho, umenye yuko kuva kera kose si ubwo bwa mbere bigenze gutya, si ubwo bwa mbere bibaye gutyo, no mu gihe cya Nehemiya byabayeho, ariko Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko. Tugira ngo dusengane Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibashyigikire. Data nyagora ku ngoma, turagushima turaguhimbaje, turagushima kuri Data wa twese mwiza. Turagushima ko ari wowe byose ubizi, ni wowe ubigena, ni wowe ubigambira. Turagushima yuko hari igihe cyageze umugaragu wawe umuha ibiryo amarana iminsi 40 n'amajoro 40 atajya atanywa, kuko wari ubimuhaye. Natwe tugeneye kuba tugaburira nyagora ku ngoma, kugira ngo ibyo tugaburiye tubimarane igihe, kandi uturinde inzara yo mu minsi y'imperuka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urinde abaririmbyi b'abakobwa, urinde abaririmbyi b'abasore, urinde abaririmbyi b'abamama, urinde abaririmbyi b'abagabo. Mwami nyagora ku ngoma, ibyo twumvishe byose ujye ubaha kubizirikana. Hari igihe kigera itungo inka ikarya, ariko igihe kikagira ikuza. Nyemerera nyagora ku ngoma umuntu wese wumvishe iri jambo aryuzeho, kandi mwami ntaritesha agaciro. Urakoze nyagora ku ngoma, nakubwira byinshi ntitujondo tuze. Imitima y'abumvira ijambo yose mwami nyagora ku ngoma, ngewe ntacyo nakora, ngewe nabasha gutera, ariko ni wowe umeza. Ngomeza iri jambo ryawe rero, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro n'iteka ryose. Amen.